wanaisha bandugu. Beni watu wanaisha bandugu. Beni watu wanaisha, wanaisha. Sasa sie tunapenda twende tuokoe wale wakaaji wa Beni. Mina wala pia mbele ya Mungu Baba tukifika Beni wite ile mauaji hamtaisikiaga tena. Jinsi tuko na windana na FDLR mchana na zile ADF akose nyama mtuju. Sie tunagombanaka na malaika iko yuru. Tunagombania ukweli. Mtu wa kuleta ubaguzi anasema huu ni Munande, huu ni Muhutu, huu ni Mutusi, akemewe mujina la Bwana wetu Yesu. Ndio kwa maana tulishaka simamisha oke ya Ndaira. Tunakukuta huko mubupa yote, huko na leta bukasiksi asenda kudawa unachanja watu. Lakini bandugu hakuna umukunzi wa The Quick Times News wakanze subscribe turagushuje cyane. Niba utarakanda subscribe gira ukande subscribe kugira tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye harimo n'iki ngiki ngiye kuba nkugezaho. Nkuko mwabyumvise rero ijambo ryose nabanje kureka ngo muryumve. Umutwe wa M23 watangaje ko witeguye kujya mu gace ka Beni kugira ngo uhangane n'ubwicanyi bumaze igihe bwibasira abaturage bo muri ako karere. Ibi byatangajwe n'umwe mu bayobozi b'uyu mutwe mu nama yabereye imbere y'abaturage, aho yavuze ko M23 ifite ubushobozi bwo guhagarika ibikorwa by'ubwicanyi bikomeje kuvugwa muri Beni. Aha ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yagize ati abantu bari kwicirwa muri Beni kandi dushaka kujya kubatabara. Ndahiye mu izina ry'Imana ko nitugera muri Beni saa 2 za mu gitondo uwo mugoroba nyine muzaba mutacyumva ndi makuru y'ubwo bwicanyi. Beni ni kamwe mu duce twibasiwe n'umutekano muke mu myaka myinshi ishize, aho abaturage bakunze kugabwaho ibitero byitiriwe imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako gace. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano n'imibereho y'abaturage. Nubwo M23 ivuga ko yiteguye guhagarika ubwo bwicanyi, ntiharamenyekana uburyo ubwo ibyo byose cyangwa se n'ubundi iyo gahunda bafite yashyirwa mu bikorwa cyangwa niba habaho ubwumvikane hagati y'impande zitandukanye zifite uruhare mu mutekano w'ako karere. Abasesenguzi bagiye batandukanye ndetse n'abareberera hafi ibibazo by'intambara yari muri kara gace ka Beni bavuga ko kugarura amahoro arambye muri Beni bisaba ubufatanye bw'inzego zitandukanye ndetse n'igisubizo cya politike n'umutekano kirambye ku bibazo bimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inama n'abaturage uyu muyobozi mugenda mureba nyine umwe mu ba M23 bayobozi ba M23 yatangazaga abwira abaturage ko bagomba kumva batuje kandi ko ibintu byose bigomba kugenda neza. Nubundi ni iby'intambara ibitero purito byari muri Beni twagiye tubigarukaho mu biganiro byacu byagiye bitambuka, niyo mpamvu tuba tukubwira ngo jya ukanda subscribe kugira ngo ibintu byose ubibonere igihe kandi bigende neza. Twabigarutseho ibitero ahanini byagiye bivuga ko byagabwe n'abashyigikiye leta ya Kinshasa, bavuga ko leta itagira iki bivugaho of course kuko nta n'ibyo yabivuzeho, kuko na nyuma yabo bamaze kuvuga ko ntacyo leta ya Kongo ibivugaho n'ubundi ntacyo yabivuzeho, yarabyuretse yarabyoreye. Navuga ngo rero ni impungenge abaturage baba bafite muri kara gace ka Beni. M23 yo iratangaje iravuga iti ibibazo birara muri Beni twebwe nitugeraho mu gitondo mu mugoroba w'uwo munsi
nta bintu by'intambara, nta bwicanyi bizongera kuhabera. Aka gace ka Beni ni agace kamaze igihe kirekire karimo ubu bwicanyi, ibintu nyine bitoroshye, abaturage baricwa, ibyo bitero bya hato na hato bigabwa mu baturage, bakanavuga bati ni ibya leta ya Kongo n'ubundi bitera mu baturage bo muri turiya duce, n'ubundi muri Kongo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'Iburasirazuba, ibitero bitaba byoroshye. Icyo nakibaza nawe nkakubaza aka kanya, ese M23 ifite ubushobozi bwo kuba yarwanirira abaturage bo muri kariya karere? Icyo ni cyo kwibaza kugeza kuri ubu. Ikindi umuntu yakibaza, ese nibaramuka bagiyeyo ntago basubira inyuma nk'uko twagiye tubona basubira inyuma mu minsi yashize? Hari uduce bari barafashe bari no kutugenzura ariko birangira batuvuyemo. Icyo nacyo umuntu yakibaza, ese ko n'ubundi imitwe ari myinshi muri kariya gace n'ubundi ka Beni, imitwe yo ni myinshi, ntabwo ari umutwe umwe bashinja ibi bitero, ni myinshi. M23 ifite ubushobozi bwo guhangana n'iyo mitwe yose ikabona kugenzura kariya gace ka Beni ndetse n'umutekano wako? Ibyo ni byo umuntu yakibaza kugeza kuri ubu. Gusa icyo umuntu agomba gusigarana ni uko ifite muri gahunda yo ko igomba kujya gutabara cyangwa se gusevinga kariya gace ka Beni. Ibindi ubwo operasiyo zabo uko bazabigenza twebwe nibyo twategereza tukareba, cyane ko twebwe ntabwo tuzi ngo M23 ifite ubuhe bushobozi, ese n'izihe mbaraga zishyigikiye ku buryo noneho yanajyayo wenda ikabona nayo maboko ayifasha. Ntabwo twabimenya twebwe, ahubwo twe turategereza ese turebe ibyo yiyemeje koko irabikora cyangwa se yarabikoze. Ibyo nibyo tugomba gutega amaso tukareba, naho ibindi byose twaba tugiye kure cyane kandi ntituzi ngo si umuyobozi wavuze ibiwe ntacyo yizeye. Ibintu nk'ibyo muri rusange namwe murabyumva. Kanda subscribe kuri The Quick Times News kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, amakuru yose akugereraho igihe, hamwe na team yose tuba turi hano kugira ngo tubahe amakuru agiye atandukanye. Duhe igitekerezo cyawe, kande like, share, ubundi ibintu byose bigende neza, ubundi amakuru yose ni ku gihe. Mukomeze kugubwa neza kandi muhaye muronke, Imana ibane namwe mu byo mukora byose. Tunagombania ukweli. Mtu wa kuleta ubaguzi anasema huyu ni Munande, huyu ni Muhutu, huyu ni Mutusi, akemewe mjina la Bwana wetu Yesu. Ndio kwa maana tulishaka simamisha hoke ya Ndaira. Tunakukuta huko mubupa yote, uko na leta bukasiksi asenda kudawa unachanja watu, lakini bandugu hakuna